Guhaye ikaze ndizera ko umeze neza cyane nkubwira ngo ukomeze kugira icyumweru cyiza cyane. Turi ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa munani, ngira ngo ni wa munsi twari tumaze igihe dutegereje turi benshi cyane aho kuri Stade Amahoro muri iki gitondo kubyibura nyuma y'iminota 30 gusa hakinguwe imiryango ya Stade Amahoro, dore ko yafunguwe saa 12 za mu gitondo. Abantu basaga hafi kimwe cya gatatu cya Stade cyari kimaze kuzura nkuko tubikesha igitangazamakuru cy'inyarwanda. So uyu munsi rero navuga ngo ni umunsi abantu benshi bari biteze, urumva uburyo bazindutse bitewe n'amasaha yari yagenwe, aho abashyitsi n'ubundi biteganijwe ko bari butangire kuhagera mu masaha ya 3 cyangwa se aribwo batangiye bari buze kuba batangira kuhagera. Hanyuma reka turebe gato yuko bihagaze. Akakanya harabarurwa abapresident ndetse n'abayobozi bakuru baza guverinoma bagira kuri 22 baturutse hirya no hino ku isi bitabiriye umuhango w'irahira rya President Kagame. Icyo gihe ngira ngo mubahageze nimugoroba mwagiye mubigarukaho, harimo abapresident batandukanye barimo nka president wa Ghana, president wa Guinea, president wa Central Africa, ndetse n'abandi benshi batandukanye bari bukomeze kugenda bahagera no muri iki gitondo. Like ni ibintu navuga ngo abantu bose bari bazi neza cyane ko ariko umuhango uzabumeze ko iki gihugu kizakira abayobozi benshi mu by'ukuri. Abatabashije kuboneka abo tuzi badashobora kuza guhakandagira ni president w'u Burundi ndetse na president wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri kano karere ka Afrika y'Uburasirazuba, kuko minisitiri w'intebe wa Ethiopia nta kuntu ataba rwose ari buze kuba hari birumvikana. Mu bandi bantu wenda president Salva Kiir yaraje, president n'ubundi mu gihugu cya Uganda nabonye haje Muhozi ndetse haza na vice president wa Uganda. So birumvikana neza cyane ko hari Museveni atari buze kuboneka. So wakibaza uti uyu muhango ubundi uteye gute cyangwa se bigenda gute? Nkuko bisanzwe ku isaha y'isa 3 uko biri buze kuba bimeze cyangwa se ko biba bimeze n'ubushize niko byari bimeze. Ku isaha y'isa 3 nibwo bari butangire kwakira abayobozi ba president, ngira ngo biraba byarangiye Stade irabamaze kuzura kuko ari nabwo hari bukinga imiryango ya Stade. President batangira kwinjira rero, murabizi neza cyane muri 2017 ukuntu byari byiza cyane ubwo Louise Mushiki wabo ari we wavugaga amazina y'abayobozi babitabiriye mu ndimi zitandukanye, umama w'umuhanga cyane. Hanyuma uyu munsi turaza kureba ninde uri buze kuba ari MC, ariko haraza kubaho kuvuga cyangwa se kugenda basoma uko bavuze umukuru w'igihugu yinjira bamukomera amashyi like n'ibyicaro byabo aho biteganijwe abandi ariko bigenda. Hanyuma bize kugera igihe noneho haze kubanza kwinjira n'ubundi umuryango wa president, abana be nkuko byagenze ubushize murabyibuka, abana be bose bari bahari mu myenda myiza cyane murabyibuka. So haze kugira igihe n'ubundi cyo kuza kwinjira kwa president nyirubwite ari kumwe na madam, bazi kugira igihe cyo kubanza kuri imirimbo ibariza igihugu. Hanyuma umuhango wo kurahira mu by'ukuri mu buryo busanzwe cyangwa se mu buryo unyirizina uri buze kuba utangiye. So nabuze ndi kubona bavuga ngo ese mwamuzi umwe mu bari buze kurahiza cyangwa se umwe, ngira ngo ushize umuyobozi w'urukiko rukuru rw'ikirenga witwaga Sam Rugege niwe warahije president muri 2017, ariko ubu hajemo undi muyobozi akaba nawe biteganijwe ko ari buze kuba ari we uri buze kugira uruhare nyine muri iyi gahunda. Nkuko rero tubikesha igitangazamakuru cy'inyarwanda yagize iti menya byinshi kuri uyu mugabo tujya kugarukaho nyine uri buze kuba ari we utanga cyangwa se ukoresha indahiro umukuru w'igihugu, kuko ari ufitiye ubushobozi cyangwa se ufitiye uburenganzira bishingiye nyine ku mategeko uko biteganya. ngo Dr. witwa Faustin Nteziryayo niwe uri buze kuba arahiza President Kagame. National Election Commission's confirmation of the presidential election results at meet Dr. Faustin Nteziryayo, the man leading President Kagame's inauguration. Ati uyu niwe rero uri buze kuba arahiza president, niwe nyine ubungubu niwe umuyobozi mukuru w'urukiko rw'ikirenga hano mu Rwanda.
so navuga ko biri buze ko ari ibirori bidasanzwe. Stade Amahoro yarimbishijwe kabisa, nawe uzi ndi kubona tapi ya ebande, tapi imeze neza cyane, ibi byose bimeze neza cyane. Abayobozi b'ibihugu rero barimo n'umwami wa umwami Muswati rero wa Eswatini warayageze hano, nakunze ko no muri 2017 nabwo yaraje, so bigaragaza umubano mwiza igihugu cy'u Rwanda gifitanye na Eswatini. Abandi ba president barimo president batandukanye bakomeje kugenda bagira nyine ku kibuga cy'indege, kandi birumvikana ni igihe cyiza cyane cyo kugira ngo abantu bishimire mu by'ukuri uburyo nyine Afrika abayobozi b'ibihugu bashyira hamwe kugira ngo bafashanye. Twahoze turi kuvuga tuti kubera iki abayobozi bo mu bindi bihugu cyane cyane bibiri bikomeye cyane cyane basuzugura imihango nk'ingiyi ku bayobozi wenda ba Afrika, ugasanga nta muyobozi wenda uvuye hanze mu bakomeye witabiriye, ariko nyine niko bimeze, ni iby'abaturanyi. Ikindi nagiye mbona muri Senegal ntabwo habashe kuboneka perezida, ahubwo haje minisitiri w'intebe wa Senegal witabiriye umuhango. Yari kuryoha rwose Museveni yaza kuboneka, ariko uko bigaragara Museveni ntabwo ari buze kuba ari muri uyu muhango. Gusa yohereje umuhungu ndetse yohereza na vice president, ariko Museveni arukuru nyine yageze hano mu Rwanda. Ndabyibuka ushize ubwo president yarahiraga muri 2017, nabonye uburyo yinjiye muri stade abantu bagakoma amashyi bakishima. Byari kuba byiza iyo Museveni aza kuboneka, ariko ikigaragara cyo ntabwo ari buze kuba hari. Ikindi ngira ngo wenda mu bindi bintu twagarukaho, naho zindi kubona uko biteganijwe. Umuhango n'undi uratangira ku isaha 3 za mu gitondo, aho hatangira nyine kugenda hahinjira abashyitsi batandukanye, abantu benshi batandukanye baruze kuba bagira hara kuri Stade Amahoro. Ikindi imihanda imwe n'imwe muri Kigali byavuzwe ko iribuze gufungwa bitewe n'abayobozi benshi bari muri iki gihugu, kandi birumvikana. Ubwo rero njyango turaza gutegereza turebe mu by'ukuri ukuntu biribuze kwa bimeze, kandi haraza kuba hari ibintu byinshi cyane. Ngira ngo murabizi iyo basoje cyangwa se umuhango nyirizina ugiye gusozwa, president na madame ndetse n'abana be batonda cyane cyane umurongo ahagana hasi kuri stade, ubundi bagasuhuza nyine abayobozi, ariko bagenda nyine babasezera babashimira ko baje nyine bumva kuza kwifatanya mu by'ukuri n'ibirori. Ni ikintu kiba kidasanzwe, ugomba gushimira abo baje. Ushize na Salva Kiir ndabyuka ko yaje, yarahari n'abandi benshi batandukanye bari bahari. Icyo gihe perezida wa Kenya ruriho yari uriya Kenyatta, uyu munsi yari William Ruto. Nikireza ko ubundi yagombye kuba nawe yaje, ariko mu bantu bageze mu Rwanda ntago yigeze mubona. Wenda buriya hari impamvu, cyangwa se wenda we atuye hafi ashobora kuba ari buze kwagera mu gitondo cyo kuri uyu munsi. Na perezida wa Tanzania mu bantu barayi bageze mu Rwanda ntabwo namubonye, ariko birashoboka ko wenda nawe ari buze kuba, kuko indege kuva muri Tanzania iza mu Rwanda ni iminota mike cyane. Perezida wa Seychelles yarahageze, na perezida undi mu perezida nabonye ntari nakabona mu bahageze baraye bahageze ni perezida w'igihugu cya Madagascar, Rajolina. Yari yaratangaje ko azanabyitabira rwose, ndetse na perezida w'igihugu cya ngira ni Mozambique, nawe ntabwo ndamubona mu bageze mu bagira hano mu Rwanda. Gusa abo bose ntekereza ko bagiye bakomeza bari buze kugenda bahagera nyine no muri iki gitondo, bari buze guhita bagenda bakomeza nyine kuri Stade Amahoro, aho hari buze kubera bino bikorwa byo kurahira k'umukuru w'igihugu. So navuga ko rero ari gutyo biteye cyane, abantu benshi bategereje kuza kureba uko biri buze kuba bimeze. Ibirori biraza ko ari biryoshye cyane, twizera ko nawe uza kuba uri hari kurikira byinshi kugira ngo ubashe kumenya mu by'ukuri uko biri buze kuba byifashe muri iki gihe kidasanzwe, cyangwa se navuga ko ari uburyo bwihariye bwo kuza kugaruka ku bijyanye n'ibi birori bidasanzwe. Ndetse mwabonye ko actually hari president nibagiwe kuvugwaho wahise unahura na perezida Kagame actually akigera mu Rwanda. Ntekereza ko ari we mu perezida wagiranye ibiganiro na perezida Kagame. Reka turebe neza cyane kuko byari sawa cyane. Igiye kuri account ya perezida uhita ubibona kabisa. Bagize bati rero wabita Emerson Mnangagwa ni perezida wa Zimbabwe, ebana yahise agirana ibiganiro byihuse na perezida Kagame akigera hano mu Rwanda. So akaba rero yaje n'ubundi aje mu bikorwa nyine byo kurahira ku mukuru w'igihugu. So urumva ko bimeze neza cyane, so byari kuba ari byiza
byari kuba ari byiza mu by'ukuri iyo tubona abaturanyi nabo bitabira kuko buriya umuturanyi kugira ibirori ntubyitabire nabyo ntabwo ari sawa cyane ariko ngo nuko nyine nako twabigenza kuba perezida w'igihugu cy'u Burundi nta muyobozi nta delegation n'imwe n'ubisari ishobora kuza mu Rwanda kandi birumvikana ndetse na perezida wa Congo Kinshasa nuko nyine guys turabakunda cyane nakubwira ngo ciao turacyari kumwe.